Yeah, welcome. Ni Jordan Official the Gamer nkuko mubibona hariya kabisa kuri channel yanjye. Ndabashimira mwese wowe wemeye kuviewing ino video, ushaka kumenya byinshi kuri social media, ni by'agaciro kuri njyewe, kuri wowe no ku bandi bose. Ya rero icyo nashaka kugira ngo mumenye, iyi channel yanjye is about channel izazibereka utuntu tugiye dutandukanye, izazibereka ibintu byinshi bijyanye ubumenyi bwinshi bijyanye na social media. Ya uzazumenya byinshi bijyanye na social media, cyane kuri Facebook, Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ya iyi channel yanjye rero nyifunguje mu kanya gato, ni video ya mbere shyizeho ya kugira ngo nyereke urukundo. Rero kuri no video ya mbere umikizere kuba nakomeza gusangiza ubumenyi abanyarwanda mfite mu bijyanye na social media. Nyereke urukundo, just kora subscribe kabisa, ndebe reaction zanyu, like na comment, share nimbuzi kwa rundi muntu ushobora gukunda ino channel funguje, imbaro ndi muntu ushobora kuyikunda rwose, sharinga nawe ishobore kuba yamugeraho akayimenya. Icyo nagusabaga ni ukugira ngo sharinge, subscribe kabisa, urakoze cyane. Iyi channel rero igiye kuzaza ibigisha bijyanye na social media nkuko nahoze mbigarukaho, ku bijyanye na social media, ama Facebook, uburyo ushobora kubona aba followers kuri Facebook account yawe. Ni nayo video, next video nzabakorera, ni nayo video ya kabiri nzabakorera. Iyi video yari just nka introduction ya channel, musobanukirwe se iyi channel tuzayikurikirana izaba ari ibiki. Nkuko nahoze mbivuga, izaza ibereka ibintu bijyanye na social media, menye ku bijyanye na social media ya kabisa, kugira ngo musobanukirwe. Rero ubu nonaha reka dufate akaruhuko gatoya, yaje mu kanya dukomeza. Facebook account yawe, hari abantu benshi babona umuntu afite aba followers kibase biriya bintu yabikoze gute. Just ni kujya muri settings, iyo ukimara kujya muri settings ugashaka ahantu handitse public post, wagera aho handitse public post, uragenda ugashaka ukinjira muri public post, buri option uzabona who can follow me, who can comment on my post, n'ibindi byinshi byose ugomba kubigira public. Iyo byose umaze kubigira public, uragenda ukayifreshinga, ugafunga Facebook yawe, ukongera ukayifungura. Nho kugira ngo ubone ko bitangiye gukora, ugenda waka abantu bagusabye friend request, urabareka, ntabwo bakonfaminga, urabihorera. Iyo hashize umunsi ndakeka batangira kugenda bahinduka aba followers uko utinda kuba confirming. Ubwo rero umuntu ugusabye wese friend request ntukamu confirming waranje gukora biriya nakubwiye, ugomba gukora muri settings kugira ngo utangire kubona aba followers. Urakoze cyane. Icyo usabwa ni gukora subscribe. Kuri Instagram nzagenda mbereka uburyo ushobora kubona aba followers benshi kuri Instagram. Ese ni iyihe trick ushobora gukoresha wowe muri iki birashoboka ukabona
aba followers benshi cyane kabisa, n'ama likes ibintu nk'ibyo, ukamenya na byinshi. Ese YouTube ikora gute? Ni ibintu byose tuzagenda tubona. Ese YouTube ikora gute, ihemba gute abantu, ko twumva ngo yarabakijije, yarabakijije kandi nawe birashoboka cyane cyane. Rero icyo usabwa gukora ni ukora subscribe kugira ngo ibyo byose bitazagucika. Ejya mbe YouTuber wa mbere mu Rwanda ukora tutorials videos zirebwa n'abantu benshi. Rero muri ibyo ushobora kumfasha ukaba umuvandimwe wanjye, ukansharingira bikagera ku bantu benshi bakeneye kureba zino video. Nimba uzi ko ari inshuti yawe ikeneye kureba ino video, ushobora kuyisharinga, ukasharinga kuri we akaba yayibona. Urakoze cyane. Ndakeka ibijyanye n'ibindi video ikurikira nababwiye nzabereka uburyo bakora ushobora kubona followers kuri Facebook account yawe. Sawa, koze cyane kabisa. Ibyo byose ni ibintu tuzagenda turebera hamwe. Just subscribe, share na comment. Urakoze.